Hi guys, mumeze mute bakunzi bashoboka TV show. Uyu munsi natashye ubukwe ahantu mu cyaro kandi ubukwe bwiza cyane. Bya bindi byo kuvuga ngo abantu baraspendinga amafaranga menshi wapi kandi ntabwo byabujije kuba ubukwe bwiza. Muzi dutahana ubukwe bwa Thierry na Evrine, murebe ukuntu byagenze neza, murekurikirane yaba decoration yaba ababyeyi, dore ngaba ababyeyi bambaye neza basohoye umugeni. Ndi kumwe n'umukobwa wanjye Alice buriya bukwe ko twabutahanye wabubonye gute? buriya bukwe ni ubukwe bwiza cyane, ni ubukwe bushimishije cyane budasaba amafaranga menshi. Basore bakobwa mwivugisha ngo ubukwe busaba amafaranga menshi, ntabwo ariko bimeze. Amafaranga waba ufite yose yakora ubukwe kandi bwiza cyane. Urabibona ko ababyeyi bambaye neza, urabibona ko batambuka neza, umva baragaragara neza cyane. Nawe siko ubibona? Niko mbibona, ndebere style y'ibi bitenge. Je rero bwa mbere nyibonye aba babyeyi bambaye ibitenge gutya basohoka imbere y'umugeni. Mwamubonye umugeni? Ni ukuri arakeye noneho umugeni we rwose. Muri naturere. Bantu rero muvuga ngo ubukwe busaba ngo ibya mirenge, ngo ntiwakora ubukwe ngo utasokoresheje, murayibona naturere. Arakeye umugeni wacu, muramubona uko atambuka. Ahangaha bagiye kumutanga, bagiye kumutanga ure na Thierry umugabo we, ubundi mbere neza cyane. Amata byara amavuta. Harya ariko bavuga. Nuko rwose nuko. Aho ni abasore, aho yari ategereje umugeni we, bari bagiye kumutanga. Urabona abaturage bari bishimye, byasaga neza, abageni bari bishimye, wabonaga ko ari ibintu nyine bishimishije rwose. Sibyo njya mbabwira ngo ntago kwishima bisaba ibya mirenge. Cyambere kwishima bisaba kuba wowe muri wowe, confidence cyane, kunyurwa n'ukuri, guseruka uko uhagaze neza cyane. Murabona ko bisa neza. Aho ngaho yari ategereje umugeni we. Urabona ko bisa neza cyane. Tuboneraho no gufelicita abageni bacu Thierry na Evrine, Imana izabubakire. Ni ukuri urugo ruhire pe, bazabyare hungu na kobwa, nibyo tubifurije. Kandi rwose bagereyo. Urugo ruzaryoheye. Uzabaryohere ni ukuri. Uzabaryohere. Aho murabibona abaturage bari bishimye, barariye, baranywa, baretse muraza kubibona neza ukuntu byari bishimishije, bari bishimye, barabyinnye. Ubundi ngo ubukwe butagira ibiryo ngo ntago buba bwaryoshye. Ntago buba bwaryoshye. Ubukwe ni ibiryo, ni icyo kunywa, ubundi ibindi bikagenda neza cyane. Ase biriya bintu byaje ryari ngo ubukwe butagira ibiryo na kandi koko tuba twerereye n'iki. Uravuze ngo ni ukujya kwishyuza? Oya, ntabwo ari ukujya kwishyuza, ariko natwe nk'abashyitsi nyine baba bagomba kutwakira kugira ngo ubukwe bugende neza cyane. Uhise unyibutsa ahantu hamwe karitsiye imwe ntiriwe mvuga, njya numva ngo uko umuntu yatwerereye niko agomba gukonsoma. Bimwe bijya kwa bandi bati bajya bakinana kwa papasaza, ariko kari akantu nanjye mbona ariko ari sawa. Uragashyigikiye? Ndagashyigikiye. Tutaragira reba abaturage. Noneho kuriya kuntu abaturage baba bahagaze, nicyo kintu cyita kigaragaza ukuntu ubukwe ari bwiza. Ariko ubukwe ni bwiza koko. Ni bwiza. Ubona ko udakoze ubukwe ibintu byo kwitwaza ubushobozi. Twatashye ubu bukwe, twabushyize kuri kamera, twabucishije kuri Birashoboka TV show. Ngo impamvu n'inzitwazo zose mufite zo kuvuga ngo nta mafaranga zishire rwose. Singuriya Thierry ukuntu yemye, urabona ukuntu akeye se cyane. Aha yari ategereje umukobwa, umusheri, ubwo ni umudamu we. Baka kanya yabaye. Ubu ahangaha bari bagiye kumutanga mutegereje. Afite ubwira bwinshi bwo kumuhobera, sinakubwira. Ubwuza tambutse, dore shaka. Urabona ko bakeye neza, baragaragara neza. Ariko abasaza b'abagerera bo bubahwe ni ukuri pe. Kandi ngo batamuhaye envelope buriya ntiyava hano. Ntabwo yahava, ubwo se yahava agiye he atayimuhaye? Ariko iyo envelope harya ngo iba ari iyo gushimira iki? Iba ari iyo gushimira ko buriya si uko baba barareze neza cyangwa barareze, umusaza waba yarareze. Ariko ngo hari ukuntu ngo baba barimo baramushimira. Njya myumva hari abayemusi babivuga ngo kwa kundi ngo umuhungu ajya gutereta iwabo w'umukobwa, umusaza we akaba yinyabije hirya gato. Barimo baramushimira ko yatanze rugari, bikaba byabyaye umusaruro. Niyo mpamvu
byajyaga bincanga ariko mise mbimenya. wowe nta musaza wawe ugira se Yenda bafite iyo benshi baje gutereta we ureba aho yerekeza banza bataba banifuza ko baza ahari. niko byubatse nyine Wow. baragufuhira cyane ni dore ngombwa. urukundo sha Urababona ubundi uru ni rwo rukundo nyarukundo nyarukundo, tutagendeye kuri ba bandi ngo nta rukundo urukundo murarubona ariko abantu bavuga ko nta rukundo ubundi mubikurahe mubikura ngo ni scam, ngo ni scam ngo ni scam. Urukundo rw'iki gihe ntago bikwiye rwose. Urukundo nyarukundo murebe hano, murabona bambikanye impeta. wow bamwambitse impeta Nukuri. ikimenyetso cy'urukundo cy'urukundo. ariko abantu bambikana impeta nka nyuma y'amezi angahe bagatangira kuzikuramo ubundi ndashaka kuzabaza ubundi abantu bose bashaka iki kimenyetso iyi mpeta muzi ubusobanuro bwayo nanjye bijya ababuzi muri komenti budusobanurire n'abatabuzi bifuza ko tuzavuga ku kintu kijyanye n'impeta tugahamagara abantu bafite experience yes ubumenyi buruta ubwacu bakadufasha kubisobanura babishyire muri komenti. bamwe musezerana mukatangira mugakuramo impeta ntago biba bikwiye. Impeta igaragaza ko ufite umugore, jya ukomeza uyambare. None se kuyikura ntago uba uri proud y'umugore wawe. ikibazo Ni ikibazo gikomeye. abagabo benshi ntibakunda kuzambara ntago bakunda kuzambara. barishimwe wanjye arayikunda wagize amahirwe cyane kuko abenshi bagenda ntayo bambaye ntago biba bibafasheho cyane. tujya tunabyumva hari umugabo avuga ngo se iyo nzambara iminsi ngaho nkahita nyita hariya. Ni ikibazo kiba gikomeye. Bagabo mujye mushimisha abagore banyu, mwambara impeta birabashimisha cyane. ahubwo tutanabeshye niyo ubona couple irimo iragenda umwe yambaye impeta undi yambaye impeta uhita ubona nyine uhita umenya abo ari bo. Ni igisobanuro, ni kimwe mu bisobanuro by'abantu bari mariye. Ni ukuri bigaragaza neza uriwe ni ukuri pe. Abatwumva bazatwumva ni ukuri. Bamwe mwivugisha ngo ubukwe bisaba ngo bya mirenge ngo bisaba amafaranga menshi. Oya nawe wabikora. noneho shadura ukuntu mu cyaro ari abana beza urabona ukuntu bitwikira n'imitaka bemeye bicara ariko hariya bari bicaye niba baritegereje kundusha ni hasi ni ku ntebe ni no ku ntebe ziri aho zisanzwe z'imbaho zisanzwe. Bari bafite urukundo urugwiro ubona bishimye. Urabona ko bari bishimye cyane pe. ubukwe nabuherukaga kera ndi umwana kubona ubukwe nk'ubu iki ni ikigaragaza ko haracyari urukundo kandi haracyariho no kunyurwa. Hari abantu baba banyurwa nyine. ikirenze cyo bano bana baranasenga cyane. Barasenga cyane. warasenze ubura iki byose ko biri mu biganza bya Nyagasani. mwabuze iki senga wundi wige kunyurwa cyane. Kunyurwa nibyo bya mbere kuri iki gihe. ibindi ngo barebe ngo Imana irabikurikirana cyane. Imana irabikurikirana. bano bantu ngo ntibazaza kandi bazaza kuri birashoboka TV show tuzabatumira batubwire. nzi ko bari bamwe mu bantu baririmba ya ndirimbo ngo dufite ibihamya by'ibyo yakoze bituma duhora twiringira tutitaye ku majwi yacu ariko icya mbere ni message turi gutanga. babyumvishe cyane. ni ukuri basore bakobwa nimukipanike mushaka ibintu bya danje. umugabo umusore ugutereta nawe niba hari yubahwe yaratomboye niba atanahari ubwo ngira ngo ntacyo ntababwiye. bakunzi ba Birashoboka TV nta musore waba uhari koko. umusore muzima uri serious ufatika pe. murabona ko ubu bukwe butameze neza. burakeye kandi ubukwe bwose ko bwaba bumeze n'ubukwe. aho bari gutanga gift baziha ababyeyi babo babashimira ko bareze Eveline neza. Thierry yari ari gushimira ababyeyi babo. ababyeyi bubahwe mukora akazi katoroshye ako ababyeyi twubahwe nanjye ubu nabaye umubyeyi. kuri mwubahwe pe. muri abo kubahwa muri abantu bakomeye cyane. Imana dushoboza kurera neza kandi mpamya ntashidikanya buri mubyeyi wese ahava akagera. nta mubyeyi utifuza ibirori nk'ibi. kuri bose baba babyifuza. aho yari ahereje sebukwe ari kumushimira. iyi nkoni ifite agaciro gakomeye. ifite igisobanuro gikomeye cyane gikomeye pe.
ababyeyi babo bari bishimye Wow. byari byabashimishije cyane pe. Ni uburyoshye. Cyane. Abageni bacu nabo turabasuhuje aho bari, Turasuje bakomeze baryoherwe. bakomeze baryoherwe n'ubuzima. Ariko muri ubu buzima njye njya mbwira abakunzi banjye ngo kubaho neza muri ubu buzima ni ukunyurwa, ni ukuri, ubundi ukiremera isi yawe. ni ukuri, ntibazababeshye, ntabwo kubaho wishimye ari amafaranga, ntabwo bisaba amafaranga, ni ukubaho unyuzwe, ni ukubaho unyuzwe. sibyo rata? nibyo pe, nibyo cyane. Murababona ko bari bari gushimira ababyeyi babo kuko bareze umukobwa wabo neza. Murababona rwose barashimishije. ariko mwabonye bariya ababyeyi ukuntu binjiye bari ababyeyi ukuntu binjiye bashagaye umugeni. Urabimenyereye? hariya ho n'urundi rwego. Irasitire y'ibitenge urayimenyereye? Irasitire ntabwo nyimenyereye. Iki ni ubwa mbere nayibonye. nayibonye. Kikwereka ubu bukwe bwari bwihariye ku bintu byose. Barateguye pe, bwari ubukwe bwiza ubona buteguye neza. Urababona noneho ku kiryo, ikintu cy'ikiryo cyari gihari, ntawe wishwe n'inzara. Urababona rwose Imana ishimwe yatanze aya mafunguro. Muryoherwe bageni beza. Abageni bacu murababona bari za bameze panike zo kuvuga ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibi. ibisorori ngiki, ntabwo ubukwe busaba ibya mirenge. Barariye kandi byose ni ukurya. Ni ukurya kandi byagenze neza. Byagenze neza cyane pe. kariya kantu ko gusangira noneho umuntu anywesha undi, icyo kinyarwanda ni ni ikimenyetso kigaragaza urukundo.